tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe ikindi gitabo gishya cyitwa Rusi. Nshuti yanjye, iki gitabo ni kimwe mu bitabo bigufi Bibiliya ifite, ariko kandi ni kimwe mu bitabo byiza tubona mu byanditswe. Reka ngusabe ngo ntuzacikwe n'inyigisho zikubiye muri iki gitabo zivuga ibyerekeye no gucungurwa. Rusi ni inkuru y'umukobwa muto w'umunyamahangakazi wavukaga mu gihugu cy'abapagani kandi gisenga ibigirwamana. Icyo gihugu nacyo kikaba cyaritwaga Mowabu. Uyu mukobwa yaturukaga mu bantu batazi Imana, hanyuma aza kugirirwa ubuntu bwo kumenya Uwiteka Imana ya Isirayeli, nk'uko Bowazi yavuze ngo wahungiye munsi y'amababa yayo. Aya magambo yanditse muri Rusi igice cya 2 ku murongo wa 12. Rusi ni igitabo gifite ibice 4 gusa kandi nabyo bito. Ni igitabo cyerekana igisekuruza kigenda kikagera ku mwami Yesu Kristo, kandi kigasobanura uburyo yagombaga kuza akomotse mu muryango wa Dawidi. Cain na Delich bavuze gutya ngo amagambo ya nyuma yo ku murongo wa 17 w'igice cya 4 cya Rusi aragira ati, ari we se wa Yesayi se wa Dawidi. Yerekana intego umwanditsi w'iki gitabo yari afite ubwo yandikaga aya mateka. Abo bagabo bombi bahamya ko uyu murongo werekana neza ko ibivugwa ari igisekuruza, kandi akaba ari nabyo bisoza iki gitabo. Igitabo cya Rusi ni ingenzi cyane kuko gifite byinshi gihishura ku kuza kwa Yesu Kristo mu isi. Iyo hatabaho iki gitabo gito, ntitwari gushobora guhuza abo mu muryango wa Dawidi n'abo mu muryango wa Yuda. Kandi aho iyi miryango yombi ihurira ni uruhererekane rw'ingenzi cyane mu byanditswe. Nshuti yanjye, ibimaze kukubwira niyo mpamvu nyamukuru yatumye iki gitabo cya Rusi cyemerwa mu bitabo 66 bigize Bibiliya. Ariko rero intego nyamukuru y'igitabo cya Rusi ni ukwerekana inzira y'ingenzi cyane yo gucungurwa. Gucungurwa bishoboka gusa ku mugabo ufitanye isano y'amaraso n'umucunguzi. Imana ntabwo yari gucungura umuntu ibinyujije ku wundi muntu w'umuhuza, kuko ari Imana ubwayo yagombaga gucungura abantu. Nicyo cyatumye y'ubwayo ihinduka umuntu wo kutubera umukiza. Bowazi ashushanya gusa umugabo ufitanye isano y'amaraso n'uwo mucunguzi wacu mukuru, kandi ibi ni ingenzi cyane ku byerekeranye n'amahame yo kubabarirwa. Iki gitabo gito cya Rusi giciye bugufi cyane, kandi navuga ko kiri ku rwego rwacu, aho batubwira abantu babiri bakundanye cyane. Bari abantu basanzwe badashaje cyane, kandi urukundo rwabo ni indorerwamo dushobora kureberamo urukundo rw'Imana ruri hagati y'umukiza nawe ndetse nanjye. Uko tuzakomeza dusoma iki gitabo cya Rusi, tuzarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'iyi nkuru y'urukundo batubwiramo. Rusi ni igitabo gito kandi kirashe, kikaba gifite ibice 4, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kukigabanya. Benshi bafite uko bakigabanyamo ibice byabo, ariko njyewe nashimye kukigabanya shingiye ku miterere y'ahantu havugwa muri iki gitabo, kandi ntekereza ko ari nabwo buryo bwakorohera kumenya neza ibivugwa muri buri gice. Njyewe rero ahantu hambere hagize igice gikuru cya mbere cya Rusi mvuga ko ari mu gihugu cy'Imowabu. Hanyuma ahantu ha kabiri hagize igice gikuru cy'igitabo cya Rusi nkavuga ko ari mu mirima ya Bowazi. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Rusi igice cya mbere ku murongo wa 1. Haravuga ngo, mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'Imowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uyu murongo ufungura igitabo cya Rusi uhishe byinshi kandi bikomeye. Utangira umeze nk'inkuru yanditse mu kinyamakuru. Dr. McGee avuga ko igihe yari akiri umunyeshuri muri kaminuza, avuga ko yabifatanyaga n'akazi ko kwandika inkuru mu kinyamakuru. Akaba yarakoraga mu kinyamakuru cyitwa The Memphis Commercial Appeal. Avuga ko agitangira aka kazi ngo yagiye gutara inkuru ari kumwe n'abandi banyamakuru
ngo icyo gihe kandi umuyobozi w'icyo kinyamakuru yari umuntu mwiza wageragezaga kumufasha mu byashoboraga kumugora byose. Nuko McGee aza kugerageza kwandika ku nkuru y'impanuka yabaye, kandi yari yiboneye n'amaso ye nijoro mu mujyi wa Memphis. Nuko amaze kuyandika ngo ayishyikiriza wa muyobozi wabo. Uyu muyobozi ngo yarayisomye maze ayishyira ku ruhande, ngo avuga ko idashobora gutambuka mu kinyamakuru. Nuko wa muyobozi abwira McGee ko hariho ibintu bibiri by'ingenzi bigomba kugaragara mu nteruro ya mbere y'inkuru kugira ngo iyo nkuru ibe yujuje ibisabwa. Ibyo bintu bibiri nabyo bikaba ari igihe n'ahantu ibintu byabereye. Muri rusange uyu muyobozi yaravuze ngo mu nteruro ya mbere y'inkuru yawe ugomba gutambutsamo amakuru menshi ashoboka. Nawe nshuti yanjye, ubutaha n'uba uri gusoma ingingo y'ingenzi y'inkuru runaka kuri paje ibanza y'ikinyamakuru, uzajya ureba niba interuro ibanza irimo amakuru yose umuntu yakwibaza, kuko ubundi kenshi interuro ya mbere burya ibisa nk'igika cyose, hanyuma ibikurikira bakavuga birambuye ibyo ya nteruro ya mbere y'inkuru yavuze. Interuro ya mbere ikubwira icyabaye, urugero wenda ni impanuka yabereye he, aha ukavuga ahantu yabereye, hanyuma byagenze gute, hano ukavuga muri rusange uko iyo mpanuka yagenze. Noneho rero hano muri uyu murongo twasomye tubona ko umwuka wera w'Imana ari umwanditsi mwiza w'inkuru. Haleluya! Kuko muri uyu murongo atubwira byihuse igihe n'ahantu iyi nkuru turiho twiga yabereye. Igihe yerekana hano ni mu minsi y'abacamanza. Iki cyari igihe cy'umwijima. Mu yandi magambo, iminsi y'abacamanza yabaye igihe cy'umwijima mu mateka ya Isirayeli. Ngira ngo uribuka ko Abisirayeli babaye abacakara mu gihugu cya Egiputa, hanyuma Imana ikabakiza ikoresheje amaraso n'imbaraga zikomeye, ikabazana mu butayu kugeza n'aho ibagejeje mu gihugu cy'isezerano. Iki gihugu ni naryo ryari isezerano rikomeye Imana yari yaragiranye nabo. Ushobora gutekereza ko uru rubyiruko nyuma yo kugira abasekuruza babo bababariye mu buretwa bwo muri Egiputa ko bari gukorera Imana mu buryo bwiza cyane, ariko surabizi nta cyiza uru rubyiruko rw'Abisirayeli bigeze bakorera Imana. Igitabo cy'abacamanza kitubwira inkuru ibabaje y'Abisirayeli n'uburyo bateye Imana umugongo. Kitubwira uburyo abantu batangiye bakorera Imana nyamana, ariko nyuma bagasenga ibigirwamana, bagakora ibiteye isoni. Kikatubwira kandi n'ukuntu bakandamizwaga n'umwanzi bagatakira Imana, maze nayo ikabahagurukiriza abacamanza bo kubakiza. Ngewe nemeranya n'abantu bavuga ko mu isi hazabaho ububyutse, kandi inshuti yanjye ndabikwizeza neza ko Imana izabikora. Imana yagiye izana ububyutse mu bantu ba kera, yazanye ububyutse muri Isirayeli, ndetse no mu gihugu cyacu yazanye ububyutse. U Rwanda ruva ahantu hari hakomeye cyane mu icuraburindi. Abisirayeli iyo bajyaga kure y'Imana nayo yarabahanaga, ikabatanga kuba abacakara, cyangwa se umwanzi akabatera akabanesha, hanyuma bagatakira Imana. Imana nayo ikabagirira imbabazi, ikabahagurukiriza abacamanza bakabakiza. Igitabo cya Rusi cyinjira neza mu bihe by'abacamanza. Inkuru zanditse muri iki gitabo zabaye muri iki gihe cy'umwijima cy'abacamanza, igihe umugabo nka Samson yari icyamamare cyane. Nshuti yanjye, uyu munsi nubona hariho ibintu bidasanzwe bibaye mu gihugu cyacu, ujye utekereza kuri Samson. Iyi nkuru nziza ya Rusi rero yabaye mu gihe kibi cyane, Abisirayeli bakoraga ibiteye isoni. Navuga ko iyi nkuru ari umucyo wamuritse mu mwijima. Uko niko Imana yandika. Urabona atari umwanditsi mwiza w'inkuru se? Imana yanditse inkuru y'agakiza mu mateka y'umwijima n'icyaha, maze ishyiramo iyi nkuru nziza ngufi mu minsi y'umwijima y'abacamanza. Iyi niyo shusho dufite imbere yacu. Ibi byabaye mu minsi y'abacamanza. Ntabwo ari ibyo gusa batubwiye muri uyu murongo wa mbere w'igice cya mbere cya Rusi, kuko batubwiye ko byabereye i Betelehemu y'i Buyuda. Ibi nanone biteye amatsiko cyane. Betelehemu y'i Buyuda hafite ubusobanuro bukomeye ku mwana w'Imana uyu munsi, kandi mu by'ukuri Yesu Kristo ntiyari kuvukira i Betelehemu iyo ibi bibazo batubwira hano muri iki gitabo bitaza kubera i Betelehemu ku nshuro ya mbere. Nshuti yanjye, igihe cyose uririmbye ngo o Betelehemu umudugudu muto, uzajye wibuka ko inkuru ya Noheli yatangiye kera mu bibazo byabaye biboneka muri iki gitabo gito cya Rusi. Ibi ni ibibazo tuzarebaho mu gihe tuzagenda twiga iki gice gito ariko cyiza cyo mu byanditswe. Ubusobanuro bw'izina Betelehemu y'i Buyuda burashimishije cyane. Mu bisanzwe amazina yo muri Bibiliya afite ubusobanuro bw'ukuri.
Betelehemu bisobanura urugo rw'umutsima cyangwa rw'umugati, hanyuma Ubuyuda bigasobanura amashimwe. Mu by'ukuri aha ni ahantu heza cyane ho gutura. Mbese wowe si kubibona? Ntubona ko gutura mu rugo rw'imitsima n'amashimwe ari byiza cyane? Inkuru ya Rusi itangirira hano i Betelehemu mu Buyuda, ikanarangirira aho ngaho i Betelehemu mu Buyuda nyine, kandi aho niho Yesu yavukiye. Kubera ko amazina yo muri Bibiliya, cyane cyane ayo mu Isezerano rya Kera, afite ubusobanuro bwihariye, usanga bitadukundira no kuyasemura mu zindi ndimi. Byari kuba byiza iyo tuza kuba tubasha kuyasemura mu zindi ndimi, ariko igikuru ni uko muri Bibiliya zimwe bagenda batwereka ubusobanuro bw'amazina ayigaragaramo. Aya mazina rero hari icyo yongeraho mu busobanuro bw'ijambo ry'Imana, nk'uko twabibonye kuri uru rugero rwa Betelehemu y'Ubuyuda. Nuko umugabo w'i Betelehemu y'Ubuyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uyu mugabo yari atuye mu rugo rw'imitsima n'amashimwe, ariko asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu. Hariho ikintu tubona mu ijambo ry'Imana kivuga kuri Mowabu kandi gitangaje. Ni ikintu mu by'ukuri gisekeje. Muri Zaburi 108 ku murongo wa 10 aravuga ngo, Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye. Ibi nibyo Imana ivuga kuri Mowabu, inshuti yanjye. Ngira ngo urabona ko Abamowabu bari abantu bashyizwe kure cyane, bagize intangiriro mbi cyane, kandi Abamowabu ntabwo bari bahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Tugenekereje uburyo Imana yavuzemo Abamowabu, ni nk'aho yavuze ngo Abamowabu ni ikimoteri cyangwa se ni puberi yanjye. Inshuti yanjye, wanyemerera tukongera tukareba gato kuri uyu murongo wa mbere tukiriho? Baratubwiramo nanone umuryango. Hariho umugabo we, umugore we n'abahungu be babiri. Abo nibo berekeje mu gihugu cy'i Mowabu. Bavuye mu rugo rw'imitsima n'amashimwe nk'uko izina Betelehemu y'Ubuyuda risobanura, maze berekeza kurya imyanda yo mu kimoteri cyangwa se puberi nk'uko izina Mowabu risobanura. Mbese inshuti yanjye, hari inkuru nk'iyi waba warigeze kumva mbere hose? Ndabizi neza ko nta yindi nkuru uhise utekereza bisa atari inkuru umwami wacu yigeze kuvuga y'umwana w'ikirara. Yavuye mu rugo rwa se, ahari hari ibintu byinshi kandi byiza, hanyuma yigira mu gihugu cyo mu mahanga, aho yabayeho nabi kugeza ubwo asangira n'ingurube. Ntabwo ntekereza ko umwami wacu yihimbiye gutyo gusa uyu mugani. Nta nubwo ntekereza ko umwami wacu yajyaga avuga imigani yihimbiye, ahubwo ntekereza ko buri mugani umwami wacu yacaga wabaga ari inkuru yabayeho, kandi icyo gihe yawuvugaga birashoboka cyane ko hari abana b'abahungu benshi bariho bitwara nk'uyu mwana w'ikirara. Kandi kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, ndabizi neza ko uyu mugani wagiye uhinduka ubuzima bw'abantu amamiliyoni batandukanye. Umwana umwe w'umusore wo muri leta ya California y'Amajyepfo yigeze kuva iwabo yerekeza muri leta imwe yo mu burasirazuba bwa Amerika. Iyo niyo nkuru y'uyu muhungu. Ageze mu burasirazuba yemera Yesu Kristo nk'umukiza we, nuko baza gutumira se ngo bamubwire ibyabaye. Biba ngombwa ko arinda kuva muri California y'Amajyepfo, ariko ndakubwiza ukuri ko yaje yishimye cyane. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko amateka nk'aya ngaya abana benshi bagiye bayanyuramo. Hano rero baratubwira inkuru y'umuryango w'ibirara. Igihe inzara yateraga mu gihugu, bahise bahunga, bagize ubwoba, kandi na sekuruza wabo Aburahamu nawe igihe kimwe inzara yarateye agira ubwoba, maze ahungira muri Egiputa. Hano rero bari kutubwira iby'indi nzara yateye. Iyi ni inzara ya 30 batubwira muri Bibiliya. Buri gihe mu ijambo ry'Imana inzara ni ikimenyetso cy'igihano cy'Imana. Ibi ntibyabaye gusa mu minsi mibi y'abacamanza, ahubwo byabaye mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi wari muri Isirayeli. Uyu muryango ntibigeze bizera Imana ko ishobora kubatungira mu rugo rw'imitsima n'amashimwe, ariho Betelehemu y'Ubuyuda. Nicyo cyatumye birukankira mu gihugu cy'i Mowabu. Ndashaka noneho umenye neza abari bagize uyu muryango. Mu by'ukuri uyu wari umuryango ushimishije. Fata Bibiliya yawe twongere dusome muri Rusi igice cya 1 ku murongo wa 2. Aravuga ngo uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiriyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'Ubuyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Izina ry'uyu mugabo ryari Elimeleki. Izina rye risobanura Imana yanjye ni umwami, cyangwa se umwami ni Imana yanjye. Uyu niwe mugabo wari ufite izina risobanutse rwose neza. Ndagira ngo utekereze nko ku buhamya ashobora kuba yaratangaga aho yakoraga. Iyo bamuhamagaraga ntibavugaga ngo Elimeleki, ahubwo baravugaga ngo Imana ni umwami, cyangwa ngo Imana ni umwami wanjye. Nshuti yanjye, iri ni izina ryiza umuntu wese yakwifuza. Ndabeshya se? Kubera iki izina rye tuvuga ko ari ubuhamya?
nuko ari bibi cyane kuba umuntu yakwitwa gutyo ariko akaba uwa mbere guhungira mu gihugu cy'Imowabu. Mu by'ukuri ibyo yakoze ntibyerekana ko Imana yari umwami we nk'uko izina rye ryasobanuraga. Izina ry'umugore we ni Nawomi. Ushatse kureba izina ry'uyu mugore muri dictionnaire ya Bibiliya uzasanga izina rye risobanura ngo byishimo. Noneho reka nanjye mushakira kandi kazina keza. Ntekereza ko izina ry'uyu mugore ryashoboraga nko kuba Mary Sunshine, kuko yari umuntu mwiza cyane. Yari muri ba bantu bahora bishimye mu buzima bwabo, kandi n'uyu munsi hari abakristo benshi bameze gutya, bahora babona ibintu mu ruhande rwiza gusa, hanyuma bakibera hejuru y'ibyo banyuramo byose bibaremereye aho kubiba hasi. Abantu benshi usanga bazana ibibazo ndetse bakerekana ko amakosa atari ayabo, ariko siko byari bimeze kuri Nawomi cyangwa se Mary Sunshine nk'uko namwise. Elimeleki na Nawomi bari bafite abahungu babiri bitwaga Mahaloni na Kiliyoni. Izina Mahaloni risobanura udafite ubuzima bwiza, naho Kiliyoni rigasobanura umunyantege nke. Bari bafite abana barwaragurika, kandi ntekereza ko Nawomi yari azwi muri Betelehemu cyane kubera iki kibazo cy'abana be. Birashoboka ko abantu benshi bavugaga ngo ntabwo twibaza ukuntu Mary Sunshine ashobora guhora yishimye, anezerewe, kandi afite umutwaro ukomeye w'abahungu be babiri badafite ubuzima bwiza. Iyo niyo yari inkuru y'uyu mugore Nawomi. Ikindi nanone batubwira nuko we n'umugabo we bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'Imowabu baturayo. Uyu muryango ntiwagiye Imowabu gusa, ahubwo wanatuyeyo. Wa mwana w'ikirara nawe amaze kugera mu kiraro cy'ingurube yaje kwisuzuma, arangije aravuga ngo reka mpaguruke njye kwa data. Iyi nkuru yanditse muri Luka igice cya 15 ku murongo wa 18. Rimwe na rimwe umwana w'ikirara ashobora gutinda mu kiraro cy'ingurube. N'uyu muryango nawo rero watinze cyane Imowabu. Shuti yanjye, mbese waba uzi ibikunda kuba mu muryango w'abakristo cyangwa se ku mwana w'Imana uwo ari we wese wagiye gutura mu gihugu cya kure? Bene uwo abona igihano muri icyo gihugu cya kure agiyemo. Ubundi wenda umubyeyi wa mwana w'ikirara nyuma yo kumwakira mu rugo yari gushobora kubwira umugaragu we ngo genda unzanire inkoni nziza, ngiye gukubita uyu mwana bimwe byiza. Dore yarangaye, aragenda yangiza amafaranga maze atukisha izina ryanjye, ndamukubita muhisomo. Ariko siko uyu mubyeyi yabikoze, ahubwo yaramburiye amaboko wa mwana we, maze abwira umugaragu we kubagira umuhungu we ikimasa, hanyuma amutegeka no kumushakira ikanzu nziza. Urabona shuti yanjye, abakristo benshi batekereza ko Imana ari ingome, ari umubyeyi uhana cyane kandi udashobora kukwakira mu gihe wakosheje. Ariko shuti yanjye, ndashaka kukubwira ko nugarukira Imana itazaguhana, ahubwo igihano uzakibona nujya mu gihugu cya kure. Aho ni naho wa mwana w'ikirara yabonye igihano, kandi ndakubwiza ukuri ko yahaboneye igihano cya nyacyo. Kandi n'uyu muryango turi kuvuga hano wagombaga kubonera igihano muri iki gihugu cya kure bari basuhukiyemo. Ariko ntekereza ko wari umuryango mwiza. Imana yanjye ni umwami, niryo ryari izina ry'umutware w'uyu muryango. Akaba hari na Mary Sunshine umugore we, akaba yari n'umubyeyi ndetse n'abahungu babiri barwaragurikaga, Mahaloni na Kiliyoni. Abo nibo bari abahungu babo. Abo bose rero bagiye Imowabu, aho bari bagiye kwirira umwanda wo muri puberi nk'uko izina Mowabu risobanura, kandi bakomeje gutura aho hantu. Ndagira ngo rero urebe icyakurikiyeho. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigirana abahungu be bombi. Aya magambo yanditse muri Rusi igice cya 1 ku murongo wa 3. Shuti yanjye, nari nakubwiye kuva mbere hose ko uyu muryango wari kubonera ibibazo muri iki gihugu cya kure. None dore nibyo byabaye. Uku niko mu by'ukuri bihora bigenda. Yohana yaravuze ngo hariho icyaha cyicisha. Aya magambo Yohana yavuze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 16. Ntabwo nzi icyaha kiri muri wowe cyicisha. Icyaha cyicisha kuri Ananiya na Safira cyabaye kubeshya umwuka wera, ariko sintekereza ko uyu munsi iki ari icyaha cyicisha. Iyo kiza kuba cyo, uyu munsi twari kuba duhuze cyane
turiho dusezera abapfuye mu rusengero. Gusa ntekereza ko buri mukristo agira icyaha cyicisha mu buryo bwihariye. Ubundi umukristo wese ahura n'ibibazo iyo agiye kure y'Imana. Noneho kuri iyi nshuro batubwiye ko umugabo w'uyu mugore yapfuye. Ndagira ngo noneho urebe uko byagenze nyuma y'urupfu rwe. Turasoma muri Rusi igice cya mbere ku murongo wa 4. Haravuga ngo barongora abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi, bamarayo imyaka nk'icumi. Noneho mu munota umwe gusa abo muri uyu muryango wa Lameki bahise bica amategeko ya Mose. Inshuti yanjye, ngira ngo urabona ko iyo umaze kugera mu gihugu cya kure uba utagifitanye ubusabane n'Imana, hanyuma ugatangira gukora ibitayishimisha, kandi iyo wageze kuri uru rwego urushaho gucumura, ibyaha bikiyongera. Ibi rero nibyo umuryango wa Lameki wakoze. Bishe amategeko ya Mose, hanyuma barongora abakobwa b'abamowabukazi. Izina Orupa risobanura inyamaswa yiruka cyane kandi ikagira amahembe menshi. Iyi nyamaswa mu Cyongereza yitwa deer cyangwa fawn. Bisobanura ko uyu mukobwa yari afite ishusho y'umuntu wiruka cyane. Ushobora kwibaza impamvu uyu mukobwa ufite ishusho y'umuntu wiruka cyane yemeye kurongorwa n'umwe muri abahungu barwaragurikaga, ariko nta kundi nyine yarabikoze. Nyuma yo kuvuga kuri Orupa, tugeze ku wundi udushishikaje cyane muri iki gitabo. Izina rye ni Rusi, kandi ishobora kuguha ubusobanuro bugera ku 10 bw'iri zina Rusi. Rusi risobanura umwiza, risobanura kandi ugira ubumuntu, kandi rwose niko Rusi yari ameze. Yari mwiza ariko ntiyari ikiragi. Yari umuntu udasanzwe, kandi ndabizi neza ko ugiye kumukunda kuko yanabaye umwe mu bisekuruza bya Yesu Kristo. Mu yandi magambo, Yesu Kristo mu buntu bwe yari afite amaraso ya Rusi atembera mu mitsi no mu nyama z'umubiri we. Tugiye kuganira birambuye kuri uyu mukobwa. Yarongowe na Mahaloni mu gihugu cy'Imowabu. Hari ijambo numvaga nakoresha kugira ngo nsobanure neza uyu mukobwa Rusi, ariko amashusho menshi yamamaza asigaye akoresha nabi iryo jambo. Iryo jambo nakoresha risobanura Rusi ni uw'igikundiro. Mu by'ukuri iri ni ryo jambo navuga risobanuye neza izina Rusi. Impamvu yatumye arongorwa n'uyu muhungu warwaragurikaga isa naho itumvikana, ariko ndabizi neza ko nyuma iyi mpamvu izumvikana. Noneho twabonye ko uyu muryango w'ikirara wari waragiye mu gihugu cya kure, kandi bari batangiye guhura n'ibibazo, ndetse imbere yabo uyu mubyeyi Nawomi yagombaga guhura n'ibindi bibazo bikomeye. Yabuze umugabo we, kandi nyuma yaho abahungu be barongora abamowabukazi. Reka twongere dusome muri Rusi igice cya mbere ku murongo wa 5. Haravuga ngo maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Nanjye rwose ibi byabaye kuri Nawomi nari mbyiteze. Ntabwo ntekereza ko Imowabu hari kugwa neza uyu mugore Nawomi. Babahungu be babiri barwaragurikaga kandi bakagira intege nke, nabo baje gupfa. Nuko Nawomi apfusha umuryango we wose muri ubwo buryo. Hanyuma icyo yari asigaranye bari abakazana be babiri gusa. Ariko kandi wibuke ko aba bari abanyamahangakazi. Abo nibo bonyine Nawomi yasigaranye. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko uyu mugore Nawomi yahuye n'ibibazo bikomeye. Nuko rero uyu muryango w'ikirara, cyo kimwe na wa muhungu w'ikirara, ubonera igihano mu gihugu cya kure. Mu gitabo cya Rusi igice cya mbere ku murongo wa 6 haravuga ngo bukeye yahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu, asubira iwabo kuko yari yumviye mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Inzara yaje gushira mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma i Betelehemu hongera kuboneka imitsima, nk'uko hasobanurwa ngo ni iwabo w'imitsima n'amashimwe. Nuko rero Nawomi yagombaga gusubira iwabo. Ibi birashimishije cyane. Uyu muryango w'ikirara n'umwana w'ikirara amaherezo basubiye kwa se, kandi iyo bataza gusubira kwa se ntibari kuba bakiri abana ba se. Umwana w'ikirara ntiyari kwishimira gukomeza kuba mu kiraro cy'ingurube, kuko ataremwe ngo ajye ahora asangira nazo. Ntabwo mu by'ukuri yari afite kamere y'ingurube, ahubwo yari afite kamere ya se. Ni nacyo cyatumye avuga ngo reka mpaguruke njye kwa data. Ariko rero ingurube zo zishimira kuba mu kiraro cyazo. Hariho inkuru Petero yatwandikiye dusoma mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 22. Njyewe nyita umugani w'ingurube y'ikirara. Haravuga ngo kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo.
inshuti yanjye, urabona akana kamwe k'ingurube gasa neza kabwiye umwana w'ikirara ngo urasa n'ugiye gusubira mu rugo iwanyu kandi ndashaka kujyana nawe. Nuko aka kana k'ingurube kajyana na wa mwana w'ikirara, ariko ntikishimira kubaho ubuzima bwiza kari karimo bwo mu mashuka meza n'imyenda isukuye. Nuko ka kagurube kabwira wa mwana w'ikirara ngo kuki tutashyira ibiryo ku buriri hanyuma tukabisimbukiramo tukagiramo ibihe byiza? Karongera kati kuki twakomeza dusukura aya mashuka kweri? Katerega jyewe mu bisanzwe nikundira ibyondo. Nyuma kabonye karambiwe karavuga ngo yewe ubuzima bw'isuku burananiye, ngiye kwisubirira kwa papa wanjye ngurube. Mbese wabuze aho uyu mupapa wako yari yibereye mu byondo by'ingurube, kandi niho yakundaga kwibera buri gihe. Nuko rero na wa mwana w'ikirara asubira mu rugo. Nshuti yanjye, reka aka gakuru nkubwiye kajye kakubera imfashanyigisho. Gusa uyu munsi ibintu bisa n'ibyagoranye ukuntu, ariko umenye neza ko muri ubu buzima hariho abana b'ibirara bajya kwibera mu biraro by'ingurube, n'abana b'ingurube bajya kwibera mu ngo z'abana b'ibirara, kandi nyamara bitari bikwiye. Aba bana b'ingurube kenshi usanga binjiye mu rusengero bagateza ibibazo, ariko nubwo biri uko amaherezo aba bana b'ingurube baratinda bagasubira mu biraro byabo. Nshuti yanjye, nyiriho nkubwira ibi ngibi, ndagusaba kwihangana ugategereza, nibwo uza kurushaho gusobanukirwa imvugo yanjye, kuko ndabizi neza ko isa naho ijimije. Rero nk'uko bigaragara, uyu muryango wa Nawomi wagombaga gusubira iwabo. Nuko rero Nawomi nawe n'ubundi aza kuvuga ko agiye gusubira i Betelehemu y'Ubuyuda. Turasoma muri Rusi igice cya 1 ku murongo wa 7, aravuga ngo ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Kuri iyi nshuro rero Nawomi yagombaga kuvugana n'abakazana be, yagombaga kubabwira uburyo bishobora kubagora mu gihe bajyana i Betelehemu. Ngira ngo uribuka ko Abisirayeli n'Abamowabu ntacyo bari bafite bahuriraho. Mu by'ukuri ntacyo bahuriragaho, nk'uko tuzayibona nyuma uburyo Abisirayeli nanone n'Abasamariya nabo batari bafite icyo bahuriraho. Hano rero Nawomi yashatse kubabwira ko mu gihe bajyana i Betelehemu bishobora kubagora cyane, kuko bari abanyamahangakazi, bashoboraga kutongera kurongorwa kandi nyamara bari bakiri bato. Ikindi nanone, iyo bajyana byari kubaviramo kuba abapfakazi ubuzima bwabo bwose, kandi bakicwa n'ubukene, kuko ubutunzi bwose Nawomi yari afite bwari bwamurangiriyeho. Muri Rusi igice cya 1 ku murongo wa 8 aravuga ngo Nawomi abwira abakazana bati nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka abagiriye neza nk'uko mwayigiriye ba nyakwigendera nanjye. Hano rero Nawomi yari afite amagambo meza yo kubwira abakazana be, kandi rwose bari baramubereye abakazana beza, kandi urabizi ko ari gake umubyeyi yiyumvamo abakazana be, ariko Nawomi yabaye umwe mu babyeyi bahamije ko abakazana be b'abanyamahangakazi bamubereye abana beza, ariko abatera intege zo gusubira iwabo. Yabasabye gusubira ku babyeyi babo kuko bitari kuborohera kujyana nawe i Betelehemu. Nuko Nawomi aravuga ngo Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira. Aya magambo yanditse muri Rusi igice cya 1 ku murongo wa 9. Mu by'ukuri uyu murongo werekana amarangamutima y'umugore. Nawomi yabwiye abakazana be ko mu gihe basigara iwabo bashobora kongera kurongorwa n'Abamowabu bene wabo, ariko bajyanye nawe nta mahirwe bari kuzagira yo kongera kurongorwa. Hano turahabona abagore 3 bari bahagaze mu muhanda umwe w'Imowabu. Magi avuga ko igihe yasuraga Mowabu ngo yatekereje kuri abagore 3. Magi yemeza ko mu mihanda yose unyuzemo yo muri iki gihugu cy'Imowabu ngo ntibishoboka ko wayivamo udatekereje kuri aba bagore 3, aribo Rusi, Nawomi na Orupa. Umwe muri iyo mihanda y'Imowabu niho bahagaze, maze bararira cyane. Bari bafite twa mushwari, kandi ntekereza ko icyo gihe bakeneye twa mushwari twinshi, kuko bari barize cyane biratinda. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe tumaze kwiga, ritwereka uburyo watangiye kuva kera gutegura igisekuruza umwana wa Yesu Kristo yagombaga gukomokamo. Warakoze Mana kubw'uyu mucunguzi waduhaye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti yanjye, nyemerera nzagaruka ubutaha turebera hamwe uburyo Orupa yasize nyirabukwe, ariko Rusi akamunambaho. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 0781
27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.